wumve yuko ibintu twakoze ndamutse mbeshye navuga ngo yarakoze arinjiza birakunda gusa ikintu nibuka cyo narakomeretse cyane pe hahandi nagiye no kwa muganga nkamarayo n'icyumweru numve ko barinze no kundoda oya tegeza kukudoda utabyaye bwa mbere umuntu wagusugiye byabaye ngombwa ko bakudoda Jesus. Yo, what up, big boys and young girls, nizere kandi hose muri mumeze fresh ibyahatari twongeye kugarukana n'umutumirwa wanyu n'umutumirwa abantu benshi birirwa bifuza ko abaganiriza abantu n'umukobwa uganira fresh ibyahatari se buranda kwita umukobwa ndakwita umudamu ndakwita icyo wanyita cyari cyo cyose se nibyemewe urabyemerewe ndabyemerewe uyu muntu mureba ahangaha ushaka kumureka ukagira ngo atangiye gukubagana ukiri mutoya utangiye gukubagana ukiri mutoya erega kubyara ni kare kurya ni kare mbara mbwiza ubumbyaye ingana gutyo ubwo mwana nazasaza ngana gute afite wowe uracyafite gahunda yo gusaza oya ndacafite gahunda ngiye shamana sinzi impamvu mba numva nkunze kwibyarira sinzi ukuntu nteye ubu wakongera yego ko manesha ubundi nabwo bazambona ntwite nshaka kongera kubyara nshaka byibuze kuzaruka mfite nk'abana nka 5 kuruka abana nka 5 nese kukiri mutoya ngomba kororoka nk'umusenyi wo kunyanza Imana mu mugisha ni wuma nzawukoresha paka ko arabenshi babuze urubyaro njya ndeba hanze hano njya ndeba abantu tujya ducatinga nyine kubera bino biboro njya nkura ahantu henshi bijyanye n'ubuzima cyabyo bita fake life nyine tuba twereka abanyarwanda urumva no kuvuga ngo hari ukuntu abantu batubona sinzi niba ureba muri comment z'ibiganiro nkora kuntu abantu babana uko usenyera abantu ibyo nyine bikaba ari byo bihoraho rindaya urumurozi ibyo ese buriya kubera nyine bwa buzima tuba twaraberetse bwa fake buriya bajya bavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera hari ukuntu umuntu societe imwanga ikamurejeta ariko bitewe ariko nuko bo yabagize utabiyeretse ariko wahindura karitsiye ugasanga karitsiye ugiyemo nibwo ubaye umwana mwiza nibwo none utangira gutuza Fari uri mu bantu iyi mihanda buri muntu wese aba yifuza kumenya se Farida ni muntu ki Farida agira urukundo abantu rero bose iyo bakubonye ntago bakubona mu rukundo ahubwo bakubonamo nk'umuntu wakemura ibibazo bya hato na hato none kintu kinangaza abantu bambonamo umukire abantu bakambonamo umugome ariko ahantu ntuye nyine wenda nko ku bantu batanzi bo bambona so ubonye hari aboro udusanze nura mutipe yabonye ukuntu bari kumbangamira none ureba umwana nkuriye arambwase kandi bose ari kuza bagusuhuza abandi nkabona barimo barakuvuga ngo dore wa mugore utwara abagabo babandi nuko Imana uko numva ndababaye ariko ngiye nyine nkura nabyo cyane cyane ngiye Nyabugogo cyangwa mu isoko cy'Imironko n'ahandi ndeba ukuntu nyine abantu bandeba bamwe bakansuza abandi tukifata ka video abandi udufoto ubwo nyine abandi babandi babavuga ati bya bintu by'imihanda birakaza ugeze ku rugero rwo kuzagendana na bodyguard nago shanaga ibyose ubwo nageze ku kiwe nabambaye nka babandi barya uriya mutipe wikoreye aba bodyguard ntuze buri nguni na buri kantu unuvuga ngo buri nguni sindabasha kumutandukanya na buri kantu nanjye ntago nyambatandukanye sindamenya ngo uriyo byibushye rero nabonye aka video yakoze yikorera bodyguard aracya muri karitsiye ziciriritse aracyaba mu bipanga kodesha bitari ibye ubwo si imibare yaba ari iyi iyo mibare ntayo iba icuritse pe Fari ugira urukundo jewe ndakunda ahubwo byo gupfa abantu babizi niba banangira ubuhamya uravugisha ukuri nje buriya nagukunze wambwira ati rero wa mugore we niba arabuze naho ujya kugwa hirya yes uri mu bantu bashobora kubona umusore cyangwa umugabo ukabona rwose wamubwira ati nge ndagukunda watinyuka ukabivuga yego mana cyane ni cyangwa nawe uri muri babandi bakoresha nagukwa nagukunze yes tureke nibyo ngibyo yo kuvuga ngo gutekereza nge nanagusaba nkanagukwa hagashya bya bintu siko bikaze ariko none nubwo numva nkunda gutyo ntago njya nkundana ubugoryi ku buryo mbaye mbona uri umuntu wansubiza inyuma ushaka gutera imbere ngo ube wansubiza inyuma nkukundire kubera yuko buriya kwisa umuntu azari umwe akanayivamo ari umwe rero ubwo ndamutse ngiye gukunda
bigera ku rwego ngewe ubwanjye ushobora kwibagirwa gusevinga. Hari umuhungu mukundana cyangwa se umukobwa wo kumva ko nyine abonye umurima gusaruramo amafaranga. Oh yes. Sinzi niba ibyo bintu ujya ubyumva. Njye rero mpura nabyo kenshi cyangwa nze abantu benshi bibaho. Akagira gutya akakubona muri mu rukundo yakubwiye ngo urisheri bebe n'ibiki byose hagahita atangira kuzamo ibyo bita ama expense. Wangurije ayangaya wampaye ayangaya utwo tuntu se buriya mu rukundo utwo tuntu tujya dukunda kubaka urukundo cyangwa turarusenya. Nese iyo tutarusenye mugakomeza mugakundana kubera iki habaho umwe ubangamira undi ku buryo habaye ikibazo bumva ko ari runaka ugomba kugikemura gusa wowe utagikemura. Simbizi ni uburwayi buri mu bantu ariko ntabwo mbona atari byiza. Fari waretse nkukubaza akabazo gatoya. Bwa mbere na mbere uhura n'umugabo wakubyaje abana bawe mwahuriye wakoraga iki? Nari umunyeshuri. Wari ukiri umunyeshuri? Yagusanze? Ubwo nari ngiye segonderi bangiye mu rukundo rw'umwana ugeze mu wa kabiri. Mu wa kabiri segonderi? Arangije ankuramo ikintu bise kunsaruramo umusore mwiza cyane. Urambeshye. Tutaranakundana numve ko twanakundanye nyuma haciyemo nk'imyaka 2 kuko urumva ngewe nari mfite intego yo kwiga nkasoza segonderi numva nshaka kuzaba umwarimu. Ako n'ubu hari igihe njya mbona ukuntu uri kuvuga nk'umuntu uri gutegeka. Oya ariko njye ni nako mvuga no mu ntama ndashaka kuzagutumira ariko rimwe ahantu uzane na kamera. Mpagarara imbere y'ibihumbi 5. Nyine bitewe n'ukuntu baba bambona ndi kuvuga kuri YouTube n'uburyo mba nigaragaza n'uburyo bo babanze. Nyine nabo ubwabo babura uburyo bamfata. Wowe turaganira nkanaseka ubundi abantu bazi ko ntaseka. Nukuri abantu bazi ko naseka. Ahubwo sinzi impamvu iyo twahuye wowe na wa mushuti wawe na bira byawe kayusi nyine twa dukorana bira niba ariko twa dukina ibintu nk'iby'abana. Bizarya Imana mba numva nshaka guseka numva nyine ndahantu ngomba kuba ndi. We yagusanze muri segonderi agukubita umusaruro. Nta gukundana noneho wumva ikintu cyambabaje. Nta gukundana kwari kuri kumaze? Nta gukundana kwari kuri? Menya ariko hari ikintu ngenda nshaka kuzabaza abaganga. Menya gutwara inda bidasaba ngo abantu baryamane. Je nanizi ko kuryamana k'umugore n'umugabo cyangwa k'umukobwa n'umuhungu bisaba nyine ngo spam z'umusore zinjire mu mukobwa zijyemo imbere. Bumve ko kwako nyine ari nkiri umukobwa ubu ntago ubwo nivuga umukobwa bumva usugi. Nari nkiri umukobwa. Niyo wagusugiye bwa mbere? Nari nkiri umukobwa ngwa amasenezite muri hangana. Wumve yuko ibintu twakoze ndamutse mbeshye navuga ngo yarakoze arinjiza birakunda. Gusa ikintu nibuka cyo narakomeretse cyane pe. Hahandi nagiye no kwa muganga nkamarayo n'icyumweru. Oh yes. Mwumve ko barinze no kundoda. Oh ya. Tegeza kukudoda utabyaye. Bwa mbere umuntu wagusugiye byabaye ngombwa ko bakudoda. Jesus. Ubwo abaganga bagusobanura ko byatewe n'iki? Nuse byati umuhungu yakoreye yabikoze uko nyina we nabye yarazi. Umve ko nawe sex yari igiye gucika kubera ko nari nkiri umukobwa mfunganye. Arahatiriza wumve ko gusohokamo. Hari inyama zansigayemo kubera umwanya mutoya. Yarasuritse n'imbaraga nyina agiye gusohora kurangiza. Mpita niba naraturitse numvishe ikintu giturika niba ari ishashi niba ari igiti. Ishashi. Sinzi ikintu cyaturitse muri jewe. Mimbere inyuma. Imbere. Urumva we yaragerageje kwagutinda no kutabimenyera n'ubwana n'iki nawe bwari bwo bwa mbere yarabikoze. Nawe bwari ubwa mbere no kuvuga ngo mwese mwe experience icyo bita social sex mukire batoya. Nawe ariko yarafite ubugabo nyine buhagije. Yarahagije nyine ubugabo bwe bwari bunini nubwo yari umwana. Kuko yandushaga imyaka 2. Kuko nari mfite 15 wafite 17. Wow. Umupapa yabaye umupapa ku myaka 17. Biratangaje nuvuga ngo umwana w'imyaka 13 yari kugendana na papa we. Papa we amurusha 18. Wow. Kuko nawe ni mugufi afite taye ntubona nyine ari nk'abavandimwe kuko baranasa cyane. Baranasa fo cyane. Rero kwa ko najya nkunda no gupostinga abana banjye ariko abantu bajya bambaza se kutagipostinga abana kandi tuzi ko bafite.
noneho mama we akambaza ati se bigutera ipfumwe? ntabwo ari ipfumwe abana buriya ntabwo ari ipfumwe. Njyewe abana banjye ntabwo navuga ngo ni igisebe kuri njye, nta nubwo navuga ngo ni igikomere kuri njye, ahubwo mba numva ntabikunze. ntabwo bikurimo? ntabwo mbikunda kuva kera kandi bakiri n'abana, simbikunda pe. Usangira umwe w'umukobwa nkunda gupostinga, niba ari uko nawe abikunda afata telefone akaba yakipostinga, kuko amafoto menshi we mfite yiwe tuba turi kumwe na papa we, kuko urumva abana banjye ntabwo bahuje ba papa. ntabwo bahuje ba papa, umwe afite papa we, babiri bafite papa wabo. urumva rero biragoye. noneho nk'abantu babibaza ngo ese Fanny cya Farida ni muntu ki yabaye hate, ko tuba tubona kintu ibintu bigiye bitandukanye. noneho birambabaza nyine, hari ukuntu abantu baba bambona bakabona nyine bamfata nk'umuntu w'umugome cyangwa se w'umurozi, cyane cyane umurozi, indaya, umusambanyi. ibyo bintu njya mbona muri comment baba bakumereye nabi, baba bamereye nabi, baba benda kunyica. njye rero Farida ndi umwana warezwe n'ababyeyi bombi, ndi n'umutesi pe, ndi umutesi ariko uzi gufata imyanzuro. ariko iyo nzi ngo ikintu kiranyinjiriza, nzi ko ntari bumena amaraso, nzi ko nta muntu ndi bubabaze, ikintu cyose nagikina pfa kuba ndi bubone amafaranga. kuko iyo umwana mpamagaye, kuko niba babiri bafite se, wenda n'undi nawe aramufite, ariko ntabwo mba ndishuwa neza ko ari bumuhe byose nka papa aho ntari. nanjye mba ngomba kugerageza nk'umubyeyi, nkihiringa nyine, nawe ngagerageza uburyo kimunezeza. ko biteye ubwoba. none muganga wagiye kwa muganga ku myaka ya 15, ibyo bintu bibaye, none se bari kukudoda ntabwo wenda hajemo ngo imiryango ihurure? yego ko byabaye intambara, bamwe barafungwa kubera kurwana, kubera njyewe imyaka 10 n'ingahe amaraso nkarwa nyine na n'ubu ngubu. ariko iyo mbonye amaraso ngira ihungabana, birumvikana, kuko nigeze kubona umuntu arimo arabyara nyiri umwana, noneho bari bamaze kumubyaza, kwa kundi abantu babyarira mu rugo, umwana tungana yarifasha abyarira iwabo. noneho ngiye mwanganaga icyo gihe? noneho ngiye ako yabyaye imbere yanjye, noneho kwa icyo gihe nge nari ntarabyara. tekereza kubyara ufite imyaka 13 ni igikomere. wenda nubwo hari igihe kigera umuntu akabyibagirwa akavuga ati mfite umwana, ni byiza. 13 noneho nsanga se ni uri kumubyaza. umwana bamutereye bari kumutunganya, se ari gukuraho ya maraso. nagize ngo aramutemye. rero kuva icyo gihe narabibonye mpita njya muri koma. wumve ko ndi nakibagabaga njya kubyara umwana wa kabiri mu buzima. ninjye muntu wanditse amateka, si uko mabyara bwa kabiri nari maze gukura. bagiye kunkora cesarienne, ababyeyi bari bubyumve, nararize. bagiye kubaga kandi ubwo baguteye ikinya, ntabwo uri kumva, ariko kuko hagezeho kari amaraso bumva ni ibindi bindi. suninde maramufashe ntabishaka. Sorry gato ndaje nkuhamagare. wasanga ari papa, urumva? noneho kuva icyo gihe rero nabona ibyo bintu by'amaraso. iyo mbonye amaraso buriya ndamutse nkunda inyama pe, ndamutse mbonye naho umuntu ari kubaga nk'itungo runaka ryo riribwa, sinaba nkiririye. kaho rero ubwo ngiye hari urugendo nshaka kudusangiza. urwo rugendo rw'imyaka ya 15 bwa mbere ubyara, abafunzwe ndizere ko ni benshi pe. hanyuma se umuhungu yaracitse, yagumye hamwe. baramushikishije bahita bamujyana muri Amerika. urumva byasabye nk'igihe kingana nk'icyumweru, mpamvu byabyaye imvururu mu miryango. kandi na ntizisaha umwana yakuze, ubona batumvikana neza. ntabwo yumvikana na muzehe. nyine umuryango w'iwacu ni wabo w'umuhungu, ntabwo bumvikana. wumva ko tuba twaranabanye, twarakundanye, hahandi twajyaga tubana, imiryango ikaza ikadutandukanya. icyo gikomere ko giteye ubwoba. hahandi twagiye tukajya mu Bugande, bakaduhiga bakatugera bakadutandukanya. ku myaka yanyu mucika mu Bugande, ubwo mwari mufite imyaka ingahe? tumaze nko kugira nk'imyaka nka 20, hagati ya 19 na 20. uwo ufite 19 afite 20 kuko yakurushaga imyaka 2.
kari bya nyaruma ngo ni la casa de papel. nibye ntabwo bizi nibye mama 190. Umuhungu afite 500. Tujya tujya kujya mu Bugande. Yarahamagaye abantu baranadushakiye n'inzu. Ubwo mu mitwe yanyu mwuvuga mugiye gukora iki? Tuvuga ngo tugiye kwiberaho n'umwana wacu tubareke. Kuko nagize ikibazo, umwana wa mbere mubyara afite amezi 7. Bavuga ngo yavuyemo ariko umwana bariho. Uyu mwana bariho. Yavuyemo ifite amezi 7 ariko umwana wariho ari nawe uwo w'umuhungu mukuru. Byaragiye bimbere igikomere. Ariko nkabyibagirwa gato mu kandi kanya bikagaruka, ariko nabandi kumwe n'umuhungu mumva nibwo ntekanye. Uburibwe bw'ababyeyi ndabuzi bahagije pe, namwe abantu nkabya abana batashikije igihe cyuzuye ko akora menya ari ibintu biba mu muryango wacu ko na murumuna wanjye yavukiye ari ino. Nabonye ukunagana wajyana yo mukuru kuri iki arakuruta igihagararo. No kuvuga ngo we ebana yageze ku isara kuvuga ati si n'ubundi reka nkwereke icyo ngiye kwikorera. Ubwo yayonse cyane. Mbese Fari, iyo urebye abana bawe ukareba no muri iyi minsi ku buryo ki isi ukuntu abantu bari gushaka amafaranga, ni igiki niye fondation uri kugerageza ubukano kanya kubaka uburyo ki wenda wagize ibyago, reka nge mbyita ibyago byo gukundana hakiri kare. Nizere ko kubabazwa mu nkunda, ariko usibye ko atari we wambabaje ari imiryango y'ibyanze katubuza uburyo tugatandukana. Ariko se bose kandi bose imiryango ko ari ibiri yose yari ifite ubushobozi, abe mu rugo abari iwabo bose bari bafite ubushobozi bwo kudutandukanya. None se iyo situation kugira dutandukane byanyabyo nuko umuhungu bahise bamufata bakamujyana muri Amerika. None baracyariyo akajyaza ariko ajyaza iyaje imfura ye ayitwara ati nizere ko ubwo yashatse yanze gushaka kandi nanjye byararangiye sinabana nabo. Kano kanya ariko buriya hari ikintu nshaka kubwira ababyeyi, so niba naguciye mu ijambo, ikintu ureranye umwana aragikurana. Wumva nubwo twari bato baradutandukanyaga, ariko nubundi bo bari basanzwe bafitanye n'ibibazo bya kera. Iyo bibye mu mwana urwanga rukurana. Wumve ko nge byageze igihe mu rugo bambibamo urwango ntari narabonye, ariko bitewe n'impamvu bagiye bam byaje kurangira n'ubundi umutipe mugira urwango muri nge nawe ngira urwango.